Muhaye ikaze nanone kuri Balance the Life TV. Ino wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe, ukuntu mudushyigikira mu buryo bwose. Turakomeje mu byigisho byiza by'ubuzima mu bijyanye no kwiteza imbere. Tugiye kurebera rero hamwe ibindi bimenyetso 11 byerekana ko Imana muri kumwe kandi igushyigikiye. Ni ibimenyetso Imana ikoherereza kukubwira ko uzaba umukire, uzaba umutunzi, uzaba umunyamafaranga. Turifashisha igitangazamakuru cyitwa L'École de la Vie cyo kuwa 6/11/2022. Ibi bintu rero uko nkunda kugenda mbibabwira mbisoma mu binyamakuru, hari n'ibindi bitabo nkunda kwifashisha. Ibyo mba nakuye mu binyamakuru bihigikirwa n'ibitabo nkunda gukoresha. Igitabo cya Rich Dad Poor Dad cyanditswe na Robert T. Kiyosaki, ikindi cya Napoleon Hill cyitwa Think and Grow Rich, ndetse n'ikindi cyitwa The Richest Man in Babylon cyanditswe na Thomas Clayson. Ibi ni ibitabo bitatu mu binyamakuru nkunda gukoresha, nabo ubona yuko baba barifashishije ibyo bitabo. Niyo mpamvu rwose ibi bintu birakora. Ntabwo mvuga ngo wenda birakora kuko wakoze cyane, ahubwo kubyizera ubwabyo hari indi mbaraga bigushyiramo. Ikintu cya mbere Imana ikohereza kugira ngo ukubwire, ikumenyeshe, ukomeze ujye imbere, ugira imbaraga ko uzatera imbere, uzaba umukire, umutunzi. Ibikubwira mu nzozi. Ese ujya wizera inzozi? Uzabona mu nzozi urimo kugenda usarura ibintu byinshi cyane bitandukanye, imbuto nziza cyane, ukabona urimo urazisarura. Uzagenda ubona uburyo ki ugenda ugwa ku mafaranga menshi cyane, ari abantu bayaguhaye cyangwa se urimo kuyatoragura. Ibyo byose ni ibimenyetso cy'uko byanze bikunze ukomeza gukora uko ugenda ujya mbere, rwose Imana iza kugeza kuri ubwo butunzi buhambaye. Ikintu cya kabiri, ukunda kugira imbaraga mu bintu byose, ariko cyane cyane ukunda kugira imbaraga mu gusangira n'abandi. Rero uko urushaho gutanga niko urushaho kwakira. Uko na Bibiliya ivuga ngo gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Niba igihe cyose uba wumva ufite inyota yo kuba hari ibintu wabonye ukumva ushaka kubisangira n'abandi, byanze bikunze icyo ni ikintu Imana ikubwira yuko rwose utazigera urekera kwakira ibintu byinshi kugira ngo ubone kusangira n'abandi. Ikintu cya gatatu, ukunda kwishimira intsinzi z'abandi. Umuntu uzatera imbere, umuntu uzaba umukire, igihe cyose iyo abonye abandi barimo gutera imbere bazamuka, arishima, akishimana nabo. Ntabwo ajya bagirira ishyari, ntabwo akunda gushaka ikintu cyatuma abagusha hasi, ahubwo arasenga, akanasengana nabo. Ukaraba wanavuga uti abandi byabo birakunze, hasigaye ngewe. Ugahora wizeye yuko Imana iri gufasha abandi, nawe ibasha kugufasha. Iki ni ikimenyetso cy'uko nawe hari ahantu uzagera. Ikintu cya kane rero, ntabwo ukunda gutekereza ibintu bibi ngo uvuge ngo abakire n'abagome cyangwa se gukirana ibibi. Ukunde kuvuga ngo nta mafaranga mfite, nta kintu nzageraho. Ukunde kuvuga ngo amafaranga ni mabi, ntabwo azana umunezero. Ntabwo ukunda kuvuga yuko amafaranga atatuma uba umuntu mwiza. Ntukunda kuvuga yuko utaremewe kubona amafaranga. Ntabwo ukunda kuvuga ko amafaranga ari umuzi w'ibibi. Ibi bintu rwose iyo ukunda gutekereza neza, ufite positive mind ku bijyanye n'amafaranga, igihe kiragira ukayabona buhoro buhoro, byanze bikunze. Kandi kizabikubwira nuko uko umwaka ushize unduza, uko ukwezi kumwe gushize ukundi kukaza, ugenda ubona ko utera intambwe gahoro gahoro. Si ngombwa yuko uzabona ibintu bikwikubitaho ari byinshi, uko ibintu byaje nk'ibiyege cyangwa se nk'ibyobo, champignon, ni nako bigenda. Ahubwo ibintu bizaramba kenshi, biza gahoro gahoro, kuko Imana igende guha n'ubwenge uko kuntu wabasha kubicunga ibyo wabonye, n'uburyo ki ushobora kubibyaza umusaruro. Ikintu cya gatanu rero, ukunda kwibona uri umukire, ukabyiyumvamo, ukaba wanicara hasi ugatekereza wawe umukire, wabonye amafaranga menshi, ukaba utekereza ikintu wayakoresha, uburyo ki wayabyazamo umusaruro. Ntabwo ujya utuza igihe cyose, ukunda kwishimira intsinzi, igihe cyose wishimira intsinzi, kandi ukabizi neza yuko
mu buryo bwo kugira ngo ugere ku ntego ugomba kubaho nk'umuntu ufite iyo ntego cyangwa se wageze no ku ntsinzi nyine. Rero ibyo bintu byose ni ibintu bikwereka yuko rwose mu gihe gito kitarambiranye uzaba ubaye umukire. Ikintu cya gatandatu, ukunda kubona impano z'amafaranga cyane cyane. Ni ikimenyetso cy'uburumbuke. Uzajya ubona impano z'amafaranga ku bantu batandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubone umuntu aguhaye impano utanabitekerezaga. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Nujya ubona izo mpano ujye wibuka gushima Imana ni ugusangira n'abandi ibyo wahawe nyine. Ikintu cya karindwi, uzitandukano z'umugisha n'umuvumo, uzitandukane n'ibintu byiza n'ibibi. Uzi neza yuko iyo amafaranga uyabonye kuri wowe ni ikintu cyiza, kandi ukishimira kuyashora kugira ngo ayo mafaranga akomeze azana andi. Kandi ukuntu ushaka kugenda ushora uzana amafaranga uyashyira mu bindi bintu, igihe kizagera rwose aya mafaranga ubashe kuyasaruraho imbuto zayo wabibye. Ikintu cya cyenda noneho rero, ukunda gushyira mu bikorwa ibintu byose utekereza. Ibintu byose byatuma ugera ku ntsinzi ntabwo uzarira mu kubishyira mu bikorwa. Ufata risike yo kugira ngo ugere ku iterambere rirambye. Uratangira, ntabwo ibintu byawe byose ubishyira ejo. Rero ibi bintu nabyo ni ibintu Imana ibikwereka yuko rwose mu gihe kitarambiranye nukomeza gutwaza ukagenda uzagera ahantu ushaka kugera. Imana izahakugeza. Ikintu cya 10 rero, ukunda gushima, uranyurwa. Ushima Imana ibyo yaguhaye, ushima abantu ibyo baguha, uranyurwa. Ntabwo ujya urekeraho gushima, ushima Imana, ushima n'abantu. Ikintu rero cya nyuma aricyo cya 11, nta na rimwe ujya uheranwa n'imibabaro. Ahubwo igihe cyose nubwo uguye uba ushaka kubyuka ugahita wumva neza byanze bikunze. Urukundo ukunda ibyo ukora, urukundo wikunda rukumaramo ubwoba, bigatuma urushaho kugenda utera imbere. Wiga igihe cyaricyo cyose kurekura ibintu bitari byiza mu buzima bwawe bikagenda, ibigenda bikagenda, none ukiga gufungurira n'ibishyashya bikaza mu buzima bwawe. Ibintu byose byatuma ujya ku iterambere ntabwo bikingirana, ahubwo urabyakira. Abantu bose bashaka kukugeza ku iterambere ntubakingirana, ahubwo urabakira, mugasangira neza, mukavugana neza, ibyo bigiraho ukabibigiraho, ibyo bakwigisha bakakwigisha, ubundi noneho rero ugakomeza unezerewe. Ibi rero ni ibimenyetso rwose, niba ujya ubyibonaho 50% y'ibintu byibonaho, niyo yaba ari ikintu kimwe kandi koko gifite imbaraga mu buzima bwawe, ni ikimenyetso cy'uko rwose Imana ikubwira ko uzagera kure cyane hashimishije. Uzagera ku ntsinzi ya myaka 5 wihaye, uzayigeraho nta kabuza. Kandi imyaka 5 nigeraho ugasanga hari ibintu utarageraho, uzongera ufate indi myaka 5. Indi nanone nibitagerwaho ushyiraho imyaka 5, buri myaka 5 ufite ibintu ugomba gukora. Ibyo bintu byose rero nibyo bituma ugera ku iterambere no ku ntsinzi z'igihe kirambye. Ariko ni wicarira hasi ukumva yuko ibintu bidashoboka, bitazashoboka, nta hantu uzagera. Ibyo byose ni imyuka mibi ibintu kugende gusubiza hasi. Ariko mu Mana ntabwo babubamo, ahubwo ahantu hose Imana iri umuntu ashira ubwoba, none agakora ibindi byose akabiharira Imana. Imana ikagira gute? Ikamufasha akagera kure. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Nyakira muri comments. Ni umushya kwica no kura like, urasubscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Bye byiciro kwa namwe kuko nanjye dohote w'impuhwe nawe utaha muri video ikurikira. Bye bye.